Muraho neza nkuko twabisezeranye twinjiye mu cyumweru cyo kuzamura amasaha yacu kugira ngo natwe twuzuze amasaha 4000 twapurayinge monetization nk'abandi. Rero twavuze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese udukurikira ashobore kubona amasaha. Uburyo bwose n'inzira yose ishoboka tuzayikora kabone niyo yaba igoranye. Rero mu buryo bwa mbere bw'uyu munsi tugiye gukoresha uburyo bwo kugura amasaha ariko mu buryo bwemewe. Ukuvuga ngo amasaha tugiye kuyagura turayagura kuri YouTube ubwayo, tuyibwire duhe amasaha cyangwa se duha aba subscribers bitewe n'icyo wowe ushaka, hanyuma ariko amasaha ari buduhe ntabwo ari amasaha ari buze kuba ari budufashe muri monetization kuri iyo video twayaguriyeho, ndetse n'aba subscribers bari buze kuzaho ntabwo bagufasha muri monetization, ahubwo bitewe n'uburyo ngiye kubabwira ugomba kubitegura kugira ngo izindi video zawe zihite zizamuka vuba cyane, ya yindi tuyirengagize twaguriyeho, hanyuma zindi zisigaye arizo zizamuka vuba nawe ubone monetize. Ni wowe turi bubane muri iyi video ukaza gusobanukirwa kurushaho. Twaravuze ko kubona amasaha 4000 ni ikintu kigoye cyane, nayo mpamvu twinjiye mu cyumweru cyo kubikora igishoboka cyericyo cyose. Icyo usabwa ni kureba akantu ku kandi, kuko nutabyumva neza birarangira uguze amasaha wibaza ko atari kujya kuri monetization, ko batama monetization mbona video yanjye yagize amasaha 6000 cyangwa 10, ko batama monetization kandi mbona mfite aba subscribers 5000, cyangwa se aba subscribers ni abanyabo baje kuri video zanjye cyangwa ni babandi bo kugura. Ibyo byose nibyo ngiye kugusobanurira muri iyi video, tukagenda akantu ku kandi, ndetse n'impungenge uri buze kugira uzimbaze muri comment, ariko inyinshi ndabona nazinyuzemo nzisobanura. Wigira ikibazo tugiye kubana, njye nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ugeze hano tuguhaye ikaze, noneho rero wowe watwizeye ukaba ugarutse turagushimiye cyane. Hanyuma tugiye kugura tuguze kuri YouTube, ariko mbibutsa ko udafite ubwo bushobozi bwo kugura kuri YouTube ashobora kuba yabwira Twika SMM bakamuha izindi serivisi zijyanye no kuzamura social media. Uyu munsi amasaha ntabwo iyo serivisi bari kuyitanga, ariko izindi serivisi zose zirimo nka views, zirimo nka likes, zirimo aba followers, aba subscribers, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye zo kuzamura social media bari kuzitanga kandi ku kigero cyiza cyane. Rero uze kubahamagara kuri 079 30 barahita bakwakirana yombi bagufashe. Hanyuma mbibutse ko tubana na icyanzu.com, bakaba aribo baduha ibikoresho ubona dukoresha mu video yacu. Nimba ubona nsa neza no kubera itara mba nakuye ku icyanzu.com, impamvu ubona telefone yanjye itari gutitira no kubera stand mba nakuye ku icyanzu.com. Ya ama stand ya kamera, ama wireless microphone, ibikoresho byose bitandukanye wakenera ngo ukore video zawe neza ku icyanzu.com biba bihari. Sura website yabo ni wa@icyanzu.com, urasanga ibikoresho bitandukanye ukeneye kugira ngo ukore content zawe. Hanyuma ubahamagare cyangwa kuri 0788421133 barahita bakwakirana yombi, ndetse niba uri no mu ntara barabikohereza bitiriwe ugera mu mujyi. Reka rero dutangire turebe uko ibi bintu bikorwa. Let's go. Kugira ngo rero ugure aya masaha uraza muri browser yawe, nimba ari Chrome ukoresha, nimba ari Opera ukoresha, ukandeho wandikemo hano muri search hano hejuru uti youtube.com /dashboard, ukande enter, winjire muri YouTube channel yawe umeze nkaho ukoresha telefone ariko umeze nkaho uri gukoresha imashini. Kugira ngo bishoboke rero ubuze gukoresha telefone yawe nk'imashini, uraza ukande kuri utu turongo, kuri utu tudomo dutatu turi hano hejuru, kandeho gutya, hanyuma scrolling uze uvivura aka kantu gutya, kamere gutya aka kantu. Ni kamera gutya telefone yawe irahita ihinduka nk'imashini, hanyuma uhite ugera kuri iyi page. Iyi page tugezemo rero urareba ko channel urimo ari yawe, ariyo yo yanyayo ushaka gupromotinga video iriho, nurangiza uhita uzukande hano handitse analytics, hano handitse uhita uzukande hano handitse content kuri aka kantu ka kabiri. Okay, numara kuhakanda gutya urahita ubona hano mu mpande hejuru ahantu handitse, reka nzuminge ureba ahantu handitse promotions. Ahanga handitse promotions gutya, urahita utunguka, barahita bazana sample ya video yawe y'ukuntu ishobora kuza kuba imeze numara kuyipromoting. Urabona iyi ni video yanjye
bakweretse uburyo bari buze kuba bari kwerekana cyangwa se ijambo subscribe bari kurishyira hejuru cyane ku buryo umuntu wese urebye iyi video umuntu bari buyigezeho ari buhita kandaho byoroshye cyane kuko baraba bayimuratiye cyane subscribe ari naho bashobora kuzamukira vuba cyane. Icyo uri buhita ukora urakanda hano handitse started gutya. Ni ukuvuga ngo hano sindababwira abantu bemerewe, ni ukuvuga ngo hano sindababwira ngo biraza kugufasha gute. Ni ukuvuga ngo hano sindababwira ngo biraza kugufasha gute. Hano ikintu ugiye gukora urabona baguhaye steps zingahe, 1 2 3 4 5 5 6 zo kuzuza. Iya mbere barakubwira nimba ufite Google AdSense urarekera hano hambere, nimba utayifite urashyira hano ha kabiri kugira ngo baguhe uburyo bwo kuyicreating, ariko nimba uyifite urarekera kano kantu kavivuye hano hambere gutya, nurangiza uze hano munsi ukande create. Ubwo tubaze ko ufite Google AdSense, urakanda next, urakanda next, barahita barakubaza ngo what is your main goal? Audience growth, get more subscription and views of additional videos on your channel. Kabiri, video views, get more views on the video you are promoting. Website visits, drive viewers to your website. Ni icyo uhisemo wewe, kubera ko wenda uri gushaka abantu basura channel yawe. Mbere yuko turenga hano, nkuko nabibabwiye ngo ndababwira ikintu kuvuga ngo video tugiye gupromotinga, ntabwo iyo video amasaha ari buyigeho kabone niyo yaba ari ibihumbi 100 ntabwo yakwiyongera kuya monetization. Iki kintu cyumve ugishyire mu mutwe. Ni ukuvuga niyo waba ufite amasaha ibihumbi 100 kuri iyo video ntago yagufasha kugira ngo ubone monetization. Ni ukuvuga ngo niyo wabona aba subscribers ibihumbi 100 kuri iyo video nta kintu byagufasha. Ariko icyo ndi kukubwira hano ugomba kubukora mbere yuko ukora iki kintu, nuko ugomba kuba hari video zindi wateguye kugira ngo umuntu uri buze kuza akurikiye ya video nahagera asange channel yawe iteguye neza, noneho ahite agotwa cyangwa se afatwe n'izo video zindi atangire azirebe. Ni ukuvuga ngo iyo video we wa promotinze amasaha iri buguhe ntabwo yagufasha muri monetization, ariko bitewe n'ukuntu uri ube wateguye izindi zawe, nimba ari filime wakinnye ukaba ufite amapati, nimba promotinze part 1 bakazaza kureba part 2 bakazaza kureba part 3, ibyo ngibyo byo bizagufasha muri monetization. Ariko iyo part 1 wa promotinze amasaha yayo ntabwo azigera gufasha muri monetization. Ariko bya bice bindi bakunze biturutse ko wenda iyo video yagiye kirukanka ahantu henshi ikagenda ibakusanya ikabazana, bya bice bindi baje kwirebera, ibyo ngibyo bizatuma uba monetize kubera ko amasaha yabyo yo arabarwa. Hano icyo nshaka gusobanura ni iki. Hano none ushobora kwibaza ikibazo ngo ese aba subscribers bashobora kuza kukugura gutya ni abanyabo, ni abantu baririyo? Ni abantu baririyo ndetse beza cyane. Ikintu gituma batabariyo ni igihe udafite content nzima kuri channel yawe. Iyo ufite content nzima ni ukuvuga ngo ka video kamwe karagenda kabazana bahagira babona ibintu bakunze bakazajya bahora bagaruka, kuko cyane n'ubundi YouTube zisharinga video zawe kuri ntuzi ku bantu bo muri area mwe nyine wahisemo ushaka. Ni abantu rero baba baririyo, hanyuma YouTube ikabasharinga video yawe ikashyira kuri up next, ikabashyira kuri for you page ndetse n'andi hatandukanye video yawe ku buryo abantu benshi bayireba. Aho usobanukiwe ikintu kijyanye nuko ari riyo, abantu ari abaririyo ni riyo. Icya kabiri wumvishe ko ayo masaha n'abo subscribers baje kuri iyo video nta kintu bagufasha muri monetization, ahubwo uburyo wateguye content zawe ku buryo baza bakabikunda, ku buryo abantu baza bakabikunda, nibyo bintu biguhesha ya masaha vuba cyane. Hano rero icyo ukora, twebwe nimba dukeneye audience growth, ubwo urumva ni more subscribers and views, additional videos, turahita dukanda next gutya. Nitumara gukanda next barahita baduhereza dashboard imeze gutya. Hano rero nibwo tugiye guhitamo video yacu yo promoting. Select a video, ahanga select a video from your channel. Duhite dukanda hano handitse add gutya. Hano barahita batujyana ku ma video yacu, hanyuma duhitemo video imwe, nimba ari iyi
ubwo tuyihisemo. Urabona ukuntu iri buze kubigaragara ku matelefone y'abantu gutya, iraba imeze gutya. Hanyuma niturangiza tumanuke hano munsi. Okay, hano ka gategeko reka tugasome, where it appears, ni hehe iyi video iri buze kugaragara. This video will be placed among other videos on the YouTube app, home feed, YouTube search results and YouTube watch next. Urumva handi bugaragare hose iyi video kugira ngo bashobore kuyibonera ibyo waguze. Turakanda hano munsi rero kuri next, nanone niturangiza duhitemo ibihugu dushaka ko bayigaragazamo. Urabona harimo India, Indonesia, Tanzania, ushobora gushyiramo wenda Canada gutya. Okay, gutya nayo ikajyamo. Wamara gushyiramo Canada, uraza hano munsi handitse ngo more, ngo advanced targeting. Nimba ushaka gutagetinga abandi bantu uraza kandi hano handitse advanced targeting gutya. Urabona ushobora kuvuga uti ndashaka ko abakobwa cyangwa abahungu aribo bareba cyane, imyaka hagati y'iyi n'iyingiyi, ndetse ururimi bitandukanye, ibintu nk'ibyo ukabyongeramo. Wamara kubikora, ubwo tugeze kuri step ya 4, tugiye ku ya 5, turahita twongera dukande next hano hepfo. Noneho batubaze budget dushaka gukoresha muri iyi promotion yacu. Urabona ko basetinze amadolari 200, aho ushobora kubona views 12,000 kugera kuri views 65,000. Noneho bakaba bagukoreye impression cyangwa se bagaragaje video yawe inshuro 510 kugera kuri 1,100,000. Ushobora kuba rero bitewe n'ubushobozi wowe ufite, ushobora kuvuga uti genda ndashaka gukoresha amadolari 100, sibyo? Kandika amadolari 100 gutya, warangiza ukagira gute, ugahita ujya kuri step ikurikiyeho. Hano barahita bakubwira ngo promotion views. A promotion views is counted every time someone click to watch your promotion. This isn't a total of total views or your video gets on YouTube. Promotion impression a promotion impression is counted every time someone is shown on your promotion. Ngo $200 maximum spend. Your promotion performance will be optimized so your promotion may spend more on days when your videos is likely to get more views, but for the selected duration you won't pay more than the specified maximum. Ukuvuga ngo nanone hari abantu bagira ikibazo hano bakavuga ngo dushyizemo ikarita yacu se ngo hanyuma ngo amafaranga ngo bakazajya baguma bayakuraho. Iyo wasetinze igihe nk'ubu hano urabona bizarangira ku itariki 8 z'ukwa 4 2025. Ahangaha biba birangiye, ntabwo umuntu wongera gukora ku ikarita yawe. Hanyuma rero icyo turi bukore hano, turongera duhite dukanda next gutya. Turaba tugiye kuri step ya nyuma ariyo twakwita billing, kwishyura. Noneho hano rero niho abantu bakunda kugirira ikibazo, bibaza ngo turishyura gute. Ikintu ukora, urabona hano harimo igihugu cy'u Rwanda, payment profile, create new payment profile. Ni ukuvuga ngo nkanjye nshobora kuba kubera isanzwemo ntuze ikarita yanjye, cyangwa se nshobora guhita nkanda hano kuri akantu ko guteranya nkashyiramo ikarita yanjye, nyine uburyo bwo kwishyura. Abantu rero bibaza ngo ikarita bazikurahe. Ikarita igura 5,000 muri banke, ndakeka ariyo yose. Equity ikarita igura 5,000, iriya karita yo kwishyuriraho. Hari abantu bakunze kubimbaza ngo singa amakarita, ngo ama credit card, ngo amaki byose ngo bayakurahe. Ugenda kuri banke mukorana ukabwira ko ushaka ikarita, kuko ikarita niyo igufasha kwishyura ibintu byose bya online. Nimba ugiye kugura ikintu ku Amazon cyangwa kuri Alibaba, cyangwa ugiye kwishyura subscription runaka, wishyura ukoresheje ikarita. Ibyiza rero, nimba udafite ikarita wagenda ukayababwira bakayiguha, igura 5,000 ndakeka. Warangiza ukaza ukayishyiramo hano, ugahita ukanda hano handitse promote. Iyo ukanze hano handitse promote, baragenda bagacekinga ko ibyo wasabye byizewe ndetse n'amafaranga yafiteho, hanyuma bagagira gute, bagapromotinga video yawe, hanyuma ukageninga ya masaha. Hano rero icyo bishatse kuvuga, wowe gerageza uko ushoboye umenye neza iki kintu nahereyeho mvuga. Iyi video dupromotinze ntabwo
ntabwo yo amasaha azayizaho kubwo abantu bayirebye azigera agufasha muri monetization. Ariko nuba warateguye video zawe neza hanyuma ku buryo abantu bazira kuri ya video barangiza bakwinjira muri channel yawe bagahita batangira kugukunda biturutse ukuntu wabiteguye, bizatuma winjiza amasaha kuri ya video yandi hanyuma ube monetize. Ni ukuvuga ngo ndetse bari nariyo kubera ko bashobora no kutinjira kuri channel yawe uyu munsi, ahubwo bagirayo ejo bundi wasohora ikindi kintu bakakireba kuko ni abantu uba wahisemo ba nyabo. YouTube ishyira kuri screen z'abantu ba nyabo. Ikindi rero ugomba kumenya, ugomba gushaka iyo karita. Hanyuma ubu ni uburyo bwa mbere bwo kugira gute gushaka ya masaha. Ubu n'ubundi bwose bushoboka ndaje nzabo bagezemo hano. Iyi video rero nimba bajyaga bibaza uko bikora ukaba ubibonye ndetse ukaba utabikoze uyu munsi, wenda uzabikora ejo wamaze kubona ikarita, cyangwa se wenda ugiye kubikora. Icyo nkubwiye cyo kandi like sharing iyi video hanyuma umbwire ikintu tuzakora. Turi mu cyumweru cyo gushaka amasaha, techniques zose zishoboka kugira ngo tubone amasaha tugomba kuzikora. Reka duhure muri video itaha. Ciao ciao.